ndivugaho niyoreyeho uburyo nakunze umuhungu nkagerageza kumuporopoza bikananira bikangora kandi ikibabaje cyangwa se gishekeje hari ukuntu ukunda uwo musore we atagukunda cyangwa se atanakwitayeho bikakugora nkagerageza buryo ki bwose mwereka ko mukunze we ntabibone cyangwa se ntanabyitaho bikangora umutima bikananira bikandya nkababara cyane naho n'abanyerekeye ko nkunze cyangwa se anyitayeho akabikwereka ari ukugukina kubwo kugira ngo wishime. Njyewe ndiheraho ku nkuru yanjye nakundanye n'umusore cyangwa se ngerageza guporopoza umusore birangora birananira nuko bigera aho ngaho nawe abona ko mukunze cyamwitayeho nawe agerageza kubinyereka ariko kwari ukubinyereka ari ukugira ngo ankine bimwe by'abasore kugira ngo mbone ko wenda nyitayeho ariko naje kugeraho nanjye mwereka ko mukunze nawe akabinyereka ariko ari ukunkina birangora birananira ngera aho ngaho njyewe urukundo rumaze kunzamo cyane vuga nti wenda uyu musore naramukunze twanabana cyangwa se naho yanyereka akanyitayeho nanjye namukunda nkamuha urukundo. Ikitubabaza rero iyo bigeze kure urukundo rumaze kuzamuka ni uko umusore akwereka ko atakwitayeho ukababara nanjye rwose byambayeho nk'inshuro ebyiri nagerageje kujya kwa makuza ariko undi mutima ukigarura gusa nanjye nshima Imana nuko nanjye ntagiye. Ikibazo cy'amatsiko ngize aho ngaho reka manze tuze bano banyarwanda mukanya baza kumena ijisho ndagushimira wowe wakanze subscribe kuri YouTube Gilbert TV ndagushimira wowe ubinyereka muri comment uri hanze y'igihugu inkunga yawe uri umuntu w'umugabo cyane mwongera kwibutsa n'umuntu ukibona iyi notification ihutire gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu dukora nibyo tuzakora ubutaha uzabibona. Nge mugiye kubana kuri kamera ni Dufitimana Gilbert uwo tugiye kubana ni Delphine n'umuhanzi mumenyereye ku ndirimbo z'Imana ariko umva inkuru ye yageze no kwa Makuza mfite amatsiko kugira ngo ambwire ukuntu yageze kwa Makuza. Delphine ndagusohoje. Murakoze cyane. Ukimara gukunda uwo musore ni igiki wamukundiye ese ni igiki cyatumye ukunda uwo musore niwe musore nyine wari uri muri iki gihugu cy'u Rwanda? So buriya urukundo rujya rushaka kandi icyambere ni umutima. Njyewe nshobora kukureba niyo naba mfite abasore 5 ariko nkavuga ati wenda uyu nguyu wankunze nanjye namwemerera ndetse tukanibanira dore ko akenshi uvuga ati naho yambyarira tukabyarana umwana byonyine akaza sana se byaba bihagije. Nese Delphine ikibazo cy'amatsiko ubwo ngubwo ko mubyaranye mugatandukana inyungu ufitemo ni iyihe? Rwa rukundo rurakomeje cyangwa rurahagaze? Nta kibazo gute mfite umwana we basa nta kibazo namura. Ntabwo mbyumva gute ushobora gukunda umuntu mugakundana mu buzima busanzwe nyuma bikaza kurangira mutandukanye ngo nuko yagusigiye umwana hajya ubwo inyungu niye wagira mu kuba we aragiye wowe inyungu usigaranye umuruho? Inyungu yanjye nyine usigaranye umuruho. Inyungu yanjye ni urwibutso rwe naba mfite kubera ko mukunze naba naramukunze gusa nta kindi o kugira ngo njye kwa Makuza kwiyahura nakemera ngasigarana uwo mwana we. None se Delphine kanwaza ikibazo cy'amatsiko gusigarana umwana no gusigarana umugabo wahita mwiki ari umwana n'umugabo? Icyaba cyiza nasigarana papa wiwe turi kumwe ariko mu gihe agiye afazari akagenda nsigiye umwana byanshimisha. Njyewe ndumva bitashoboka kuko n'umuruho yabaguteye. Impamvu bishoboka kandi bikabaho nuko iyo umaze gukundana n'umuhungu bikagera kure hari igihe ashobora kubona abandi ngo bafite n'ibare za nyashi akagusiga akagenda. Nese Delphine ikibazo cy'amatsiko banyarwanda mumbabarire muze kuba hafi tubaze Delphine ibibazo. Delphine ikibazo cy'amatsiko uwo muhungu wagukunze
sibyo? Uwo muhungu wagukunze ko yaba agusigiye umwana akagenda, harya ubwo abasore bose turamutse bigenze gutyo, harya ubwo byazitwa ngo iki? none se dore ikindi kibazo kibajyana cyangwa se Oya nta kibazo, manze tubize icyo nkubajije. yewe kuri njyewe uko mbyumva, aho kugira ngo niyahure numve ko ubuzima burangiye, no kugira ngo sigarane urwibutso rwiwe, nasigarane urwibutso rwe. Okay, noneho ubwo tubwire abasore bari muri iki gihugu cy'u Rwanda mu kanya baraba bari kureba iki kiganiro, tubabwire baze barebe Delphine kubera yuko kumusigira umwana nta kintu bimutwaye. Okay, nta kintu byantwara, wagenda ukansigira urwibutso, nta kintu byabintwaye kugira ngo ubuzima bungore, najya nanagutekereza simbashe kubona iruhande rwanjye, igihe mbona umwana abona ko ari we turi kumwe. None se Delphine, ikibazo cy'amatsiko aho ngaho, uwo mwana kuraba umusigaranye, hajya ubwo bushobozi uraba ukibufite? Buriya Imana niyo igena byose, yaguhaye umwana yaguha n'ubushobozi. Delphine, ntago turabyumvikana aho ngaho, kuko none se ubwo noneho tuburamutse tubivuze gutyo twavuga yuko n'abariya basore bagenda bafata bavuga ngo bakoze viole, turwanye viole? Yego. Okay, impamvu ni iyihe rero? Buriya njyewe ukuntu mbibona cyangwa se nkanabitekereza, gusa abasore nabo baba bafite uruhare rwabo ku ruhande se, cyangwa n'icyo bavuga cyangwa se n'ibitekerezo byabo, ariko ku ruhare rwanjye njyewe numva ko kubera ko urukundo rutugora bikanatunanira kubyakira cyangwa kubyihanganira, kandi hari itegeko ry'ingingo rivuga ngo abantu bashakana mu gihe runaka, numva bibaye byiza badufasha bakadutorera itegeko ry'abantu kugira ngo bajye bakundana, bakavuga ati wenda dufite kugira ngo abantu babe bakundana nuko baba bamaze wenda nk'imyaka 2 bakundana, abo bakaba aribo bemerewe gukundana, apana munsi yaho batavuga ngo barakundanye. Nyuma yabwo akaba aribwo umuntu yavuga ati itegeko rirahari rindenganura, njye n'umuntu twakundanaga, aho kugira ngo njye kwiyahura nkaba najyana ikirego cyanjye muri RIB nkabasha kuruhuka.